inshuti y'Imana kandi mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa channel, reka ngusuhuze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Uyu munsi tugiye gukomereza hamwe ibyigisho tumaze igihe twiga, aho twarebeye hamwe ihame ryerekeye Imana rikubiyemo amahame 5 ariyo ijambo ry'Imana, ubutatu buziranenge, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Muziranenge. Ari ryo hame tugiye gusorezaho uyu munsi mu gihe twitegura kuzinjira mu gikayishya cyerekeranye n'ihame ryerekeye umuntu. Uyu munsi rero uwo muri kumwe mwongeye kubana muri biganiro ni KAYISHEMA Joel. Reka dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe ko waritangiye kugira ngo ridufashe rituyobore muri uru rugendo turimo twerekeza mu bwami bwawe. Umuntu wese turi kumwe muri iki kiganiro ubane nawe, kandi twese tukugireho umugisha kugira ngo Data bidatinze ubwo uri hafi kwerekanwa tuzabashe kugusanganira hatabuze n'umwe, kuko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Nimumenyesha abantu bose ko Yesu ari hafi, isi murikirwe n'umucyo maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Uyu munsi tugiye gukomeza ibyigisho twatangiye. Turi kwigira hamwe amahame shingiro y'ukuri kwa Bibiliya agendanye n'ibyo abadventiste umunsi wa 7 twizera. Tukaba rero turi kwihame ridufasha kugira ngo dusobanukirwe Imana Mwuka Muziranenge. Twatangiye iri hame turebera hamwe uburyo Imana Mwuka Muziranenge yafatanyije n'Imana Data n'Imana Mwana mu gikorwa cyo kurema, kwigira umuntu kwa Yesu ndetse no gucungura cyangwa se gucungurwa kwacu. Tubona uburyo Mwuka Muziranenge ari Imana. Tubona uburyo Mwuka Muziranenge agaragara mu butatu bwera, nk'uko ijambo ry'Imana twabonye amasomo atandukanye agenda biduhishurira. Kandi tubona ko Mwuka Muziranenge cyangwa se Mwuka Wera yasezeranywe ko agomba kubana n'itorero, azabana n'abana b'Imana kugeza ubwo umurimo uzarangira. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho umurimo wa Mwuka Muziranenge n'inkomoko y'umurimo we, cyangwa se inkomoko y'umurimo ko umurimo watangiye nuko Mwuka Muziranenge agomba gukomeza kuwuherekeza. Turebe umurimo we ku isi muri rusange, turebe umurimo we mu bizera, uko afasha abizera, uko atugezaho ukuri kwa Kristo, uko atugezaho Kristo ubwe, uburyo ayobora ibikorwa by'itorero, uburyo aha itorero impano zihariye, ndetse n'uburyo yuzura imitima y'abizera. Ijoro ribanziriza urupfu rwa Kristo yavuze amagambo ajyanye no gusubira mu ijuru kwe kwari bugufi. Bitera abigishwa be impagarara, kubera ko nk'uko twabibonye mu cyigisho ubushize, ntabwo bifuzaga ko Kristo agira ahantu ajya. Bumvaga agomba kuba umwami uganje, akimika ingoma ifatika, ubwami bufatika, ndetse hajyaga havuka n'amakimbirane muri bo bitewe nuko bifuzaga kugira ubuyobozi cyangwa se imyanya muri ubwo bwami Kristo yakwimika yashyiraho. Ariko Kristo we yagiye abera kenshi ababwira ati ubwami bwanjye ntabwo ari ubw'iyi si. Ntabwo yaraje guhangana n'abatware b'isi mu myanya bafite cyangwa se mu buyobozi bafite, ahubwo icyamuzanye ni ukugira ngo yimike ubwami bw'ubuntu buzakurikirwa n'ubwami bw'ubwiza aribwo turindiriye. Ako kanya ahita basezeranira kuzabohereza Mwuka Muziranenge nk'umuhagarariye. Ntabwo Kristo yigeze avuga ko itorero cyangwa se abamwizera abayoboke be bazabaho mu bwigunge ari nk'imfubyi. Oya, ahubwo Bibiliya itubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 18, aho Yesu yatanze isezerano agaragaza ko abamwizera bazaba bafite Mwuka Muziranenge ubana nabo, aho yagize ati sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Azaho turi binyuze mu buryo bwa Mwuka. Ntabwo nzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Inkomoko rero y'umurimo iteye ite? Isezerano rishya rikoresha imvugo imwe ku byerekeye Mwuka Muziranenge yitwa Mwuka wa Yesu. Ibyo biboneka mu byakozwe no mu 16:7, cyangwa se Mwuka w'umwana we. Nanone hashaka kuvugwa Yesu mu Bagalatiya 4:6 akitwa Mwuka w'Imana mu Baroma 8:9,
hari naho yitwa Mwuka wa Kristo. Ubwo nuvuga ngo agenda ahabwa amazina atandukanye mu Baroma igice cya 8:9. Nanone tukabona mu rwambere rwa Petero igice cya mbere mu 11 nanone aho yiswe Mwuka wa Kristo. Nanone akongera agahabwa izina rivuga ngo ni Mwuka wa Yesu Kristo mu Bafilipi igice cya mbere mu 19. Ninde nkomoko y'umurimo wa Mwuka Muziranenge? Ni Yesu Kristo cyangwa ni Imana Data? Ngira ngo nta muntu utakwifuza gusobanukirwa n'iki kibazo cyangwa se kumenya uko yabasha kubihuza. Ubwo Yesu yahishuriraga isi yazimiye inkomoko y'umurimo wa Mwuka Muziranenge, yavuze inkomoko ebyiri. Bwa mbere yavuze se muri aya magambo aho yavuze ati nzasaba Data, mukurikire muvandimwe, kuko ibingibi tuba turi kubyigira kugira ngo tujye tubasha kubona uko dufasha abandi, tumenye uko twasobanurira abandi impamvu z'ibyo twizera. Kristo yaravuze ati nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha, nkuko twari tumaze kubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 uhere ku murongo wa 16 ndetse n'igice cya 15 umurongo wa 26. Yise umubatizo wa Mwuka Muziranenge icyo Data yasezeranyije, nkuko tubona mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4. Bwa kabiri yivuga ubwe agira ati nzamuboherereza, avuga Mwuka wera, Yohana igice cya 16 umurongo wa 7. Aho rero ukuvuga ko Mwuka Muziranenge akomoka kuri Data wa twese no ku Mwana. Nuvuga ngo ni impano itangwa iza iturutse kuri Data wa twese, iturutse no ku Mwana, kuko twibuka ko Kristo yavuze ati jye na Data turi umwe. Hano hatwereka ubumwe bugaragara hagati y'Imana Data, Imana Umwana, nyamara na Mwuka ari umwe muri bo. Hano rero tukaba tugomba kumenya ko ni impano mvajuru ihabwa abizera yo kumenyekanisha Kristo wari we. Nanone ikaba ari impano itashobora gutesha agaciro umurimo wa Data twese, idashobora gutesha agaciro igikorwa cya Yesu Kristo, ahubwo iza yerereza Kristo umukiza wari mu isi. Umurimo we ku isi ni uwuhe rero? Ntidushobora kumenya ubwami bwa Kristo tudafashijwe na Mwuka Muziranenge, kuko ubushize twabonye yuko ni umujyanama, niwe ufasha abantu, ufasha ibitekerezo, aremeza, agatsinda imitima y'abantu. Nta muntu ushobora kwemera iby'ubwami bw'Imana atabibashishijwe, atabifashijwe na Mwuka Muziranenge. Pawulo yamuvuze neza avuga ati nta numwe ubasha kuvuga ko Yesu ari umwami atabibwirijwe na Mwuka Muziranenge. Ibi ngibi tubibona mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abanyakorinto mu gice cya 12 umurongo wa 3. Mwuka Muziranenge aduhamiriza ko Kristo ari umucyo w'ukuri umurikira buri muntu wese uri ku isi, nkuko Yohana yabihamije avuga ati umucyo waje mu mwijima, umwijima niho umenya, kandi ari we mucyo, ari we rumuri ruzima rwagombaga kumurikira isi. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 9. Umurimo we ni ugutsinda ab'isi, kubemeza iby'icyaha, ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Nuvuga ngo hano hari icyo tugomba kumvamo. Umurimo wa Mwuka wera ni ugutsinda ab'isi, ni ukwemeza abantu bakamenya yuko bari mu irimbukiro. Umuntu agasobanukirwa nuko yatandukanijwe n'Imana igihe Adamu yacumuraga, igihe Adamu yicaga amategeko y'Imana, igihe Adamu yavaga mu bushake bw'Imana, ko twahise tubarwa mu murongo w'abamaze gucirwaho iteka. Noneho tukamenya ko icyo tugomba kucyemera. Burya kaga kabaho ni ukutemera kurwaye kandi uri umurwayi. Niba hariho ingorane yabaho yagora n'abaganga kuvura, ni ukuvura umurwayi utemera ko ari umurwayi. Mwene uwo nguwo aragoye. Nuko washaka kuyobora umuntu utemera ko yayobye, ukamubwira uti nyamara inzira urimo siyo, akavuga ati ngewe icyo mpfa nuko mfite inzira, ndetse bivuga ngo nta muntu wihuta nk'uwayobye. Hano rero icyo tubona nuko Mwuka Muziranenge umurimo akora ukomeye ujya ugora n'abantu, ugomba gukorwa na Mwuka nyine, ni ugutsinda ab'isi. Noneho bamara gutsindwa rero, gutsindwa ariko muzi uyaba abantu bemeraga Mwuka wera ko akora, uzi ko n'inkiko zavaho, uzi ko n'ibintu abantu birirwa baharira ugasanga barashaka abavuka n'ibiki, ibyo bitagorana. Umuntu yavuga ati rwose mwikwirirwa muvunika mwe, nige wabikoze, nige wagize gutya na gutya, ugasanga ibintu biroroshye. Ariko usanga habaho n'abavoka nabo bashobora kubaho bakaburanira umunyacyaha babizi ko ari umunyacyaha kugeza ubwo bazamugira umwere. Ariko noneho hano Mwuka Muziranenge atsinda ab'isi, babandi binakoreka abantu ubona wumvaga wibaza uti umuntu bizagenda bite, amapingu yananiwe rwose, bakaba barashyizeho amapingu, abo bakubise bakavuna amaguru bakagira bati, akaba yanahakana avuga ati niki ibyihebe ruharwa byamaze abantu, byarimbuye mahanga. Mwuka Muziranenge amugeraho akavuga ati ndemeye, ndihannye, mumbabarira abona akoreye gutya, abajura bakabuhariwe. Mwuka Muziranenge amugeraho akamutsinda rwose, akamwemeza.
akabemeza iby'icyaha nuvuga ngo nukubasha kusobanukirwa n'umunyacyaha bwacu tukamenya ko turi impezamajyo dukeneye Kristo. Ibyo gukiranuka nuvuga ngo Mwuka Muziranenge utwereka uburyo gukiranuka kubasha kubaho ari uko umuntu afite Kristo, ugasobanukirwa gukiranuka kwa Kristo n'iby'amateka. Mwuka Muziranenge agenda akakujyana ko iherezo ugomba gusobanukirwa ko abanga ubuntu bw'Imana, abanga kwakira agakiza k'Imana bitazagarukiraho, ahubwo hazabaho iherezo kandi hazabaho urubanza. Urwo rubanza rushingiye kuki? Amateka. Iyo bivuga amateka ni urubanza, ariko rushingiye ku kuba abantu bazerekwa yuko birengagije ubuntu bw'Imana nkana kandi Imana nta kitakoze. Hano rero Mwuka Muziranenge ni ushorera umuntu kuva mu gutsinda umuntu umutima w'umunyabyaha, kumwemeza ubunyacyaha bwe, kumwereka uburyo bwo gukiranuka agomba guhabwa gukomoka ku gitambo cya Kristo, noneho n'ibyo urubanza ruzabaho. Nibyo bikubiye muri isomo rero nkuko turibona muri Yohana 16:9. Ubwa mbere Mwuka Muziranenge atwemeza icyaha, cyane cyane icyaha cyo kwanga Kristo nkuko tubona muri Yohana 16:9. Ubwa kabiri Mwuka Muziranenge ashishikariza abantu bose kwakira gukiranuka kuva kuri Kristo. Ibi nibyo nari maze kuvuga. Ubwa gatatu Mwuka Muziranenge atubwira iby'urubanza, ari nabwo buryo bukomeye butuma imitima icuza umwijima kubw'icyaha, yifuza kwihana no gukurikira Imana. Ntabwo ari ukwihana kubw'ubwoba, ahubwo mu by'ukuri ni ukwihana bitewe nuko byanze bikunze ntawe utifuza amaherezo meza, ntawe utifuza kuzagira iherezo ryiza. Yewe n'abapagani na babandi badasenga babifuza ko bazagira uko basoza urugendo no muri ubu bugingo bwa none. Reka wenda mbaza akabazo, uretse ko wenda mutansubiza ariko mugatekerezeho. Ninde muntu wakwifuza yuko yazasaza nta mwana we umuri hafi cyangwa nta kuzukuruka muri hafi, nta muntu umugirira impuhwe, abasha kugenda akanyagirwa ku mbuga, imvura ikamusangaho, izuba rikamwiciraho, atagira umwanura, mu mbabare nkoresha iryo mvugo, ageze ahantu atakibasha kugenda, akageza igihe azakenera kuvuga. Burya Salomo yavuze ijambo rikomeye ngo ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Ibyo wabashaga kwikorera utekereza uti najyaga ngiraga gutya, najyaga ngira, ariko ukabura ukugirira impuhwe n'umwe. Mbese ninde wakwifuza yuko yazasoza ubuzima muri iyi si uretse n'iby'ubugingo bw'iteka ameze gutyo? Mu gihe noneho ijambo ry'Imana ryo icyo rikwereka yuko nyuma y'ubuzima ugomba kumenya ko abapfuye bose bazacirwa urubanza, kandi yuko iherezo abantu bemeye kwakira agakiza, bemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bazahabwa ubugingo bw'iteka ryose butagira urupfu. Abo ngabo bazabaho ubuziraherezo. Ibyo rero Umwuka Wera niwe ubasha kubiguhishurira. Nubwo hashobora kuboneka inyigisho n'abantu barwanya bakavuga ibintu n'ibindi, ariko Mwuka Wera we yagendereye amwereka byose, nta na kimwe asiga. Ikindi noneho kwihana kutubashisha kuvuka ubwa kabiri, ibyo byose binyuze mu batizo n'amazi na Mwuka Muziranenge. Ibyo byose ni Mwuka Wera ukora icyo gikorwa. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3:5, aho Yesu yabwiye Nikodemo ati utabyawe n'amazi na Mwuka nta bugingo ashobora kubona. Ubuzima bwacu rero buhindurwa bushya kuko duhinduka ubuturo bugenewe kwakira Mwuka wa Kristo. Hari ubuturo bwera tubona bwari mu isi Imana yari yarashyizeho kugira ngo bube icyigisho. Ubwo buturo bwera muzi ko bwabagamo isanduku y'isezerano, habagamo igitereko cy'amatabaza. Buri igitereko cy'amatabaza cyagaragazaga Kristo, umucyo umurikira abantu. Ariko icyo gitereko cy'amatabaza kugira ngo Kristo abashe kumurikira mu bugingo bwacu, nta kindi gitereko cy'amatabaza cyahoraga gishyirwamo amavuta yerayo. Ayo mavuta yerayo yashushanyaga Mwuka Wera. Nuvuga ngo Mwuka Wera igihe cyose ari mu bugingo bw'umuntu nibwo Kristo azamurika, nibwo azamurikira mu buzima bwacu. Mu buturo bwera habagamo amategeko 10 yagaragazaga urubanza. Burya amategeko 10 yagaragazaga amahame y'ingoma y'Imana kandi akabajyanisha no ku rubanza. Iyo Kristo yatuye mu mitima yacu mu buryo bwa Mwuka Muziranenge, nuvuga ngo tuba twahindutse ubuturo bw'ijuru. Imana iba yaje igatura muri twe. Nibyo Kristo avuga ngo mbe muri bo nawe babe muri jewe. Aha rero umuntu w'Imana Mwuka Wera aramuyobora, akamwereka byose, akamenya uko yitwara. Amanga yasubiranye mu yaburire, isi murikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima.
umurimo we mu bizera rero akora iki Mwuka Muziranenge mu bizera cyangwa se mu bagize umuryango w'Imana, itorero ry'Imana? Inyinshi mu nyandiko zivuga ibya Mwuka Muziranenge zivuga ku isano agirana n'ubwoko bw'Imana. Imbaraga ze zera zituyobora kukumvira. Nta muntu waba ufite Mwuka w'Imana ngo arwanye cyangwa se aninire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mwuka Muziranenge afasha abizera, arabaherekeza bakabasha kumvira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo Petero yabisobanuye neza mu rwandiko yanditse rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 2. Nyamara hari icyo umuntu asabwa ngo amuhabwe. Nkuko Petero abivuga, Imana iha Mwuka Muziranenge abakomeza kuyumvira. Ubushize hari amagambo twavuze aho umuntu wese ufite umwuka w'Imana ntakomeza gukora ibyaha. Ntabwo umuntu agambirira agira intego yo gukomeza kugomera Imana no kutayumvira. Ahubwo ngo n'abantu biyegurira ubushake bw'Imana bakemera kumvira ukuri kwayo. Nkuko biri mu byakozwe no mu gice cya 5 umurongo wa 32. Aha ngaha mu byakozwe no ho nifuje ko twasoma kugira ngo babifite Bibiliya hafi urebe icyo gice, ariko uyu murongo nifuje ko twusoma kugira ngo twumve icyo utubwira. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 32. Mbese hatubwira ngo iki? Reka tuharebe. Natwe turabagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira. Natwe turabagabo bo guhamya ibyo. Barahamya iki se? Abantu barahamya ukuri kw'ijambo ry'Imana, barahamya ibya Kristo. Petero arimo asubiza uhere ku murongo wa 29 ngo Petero n'izindi ntumwa barasubiza bati ibikwiriye n'ukumvira Imana kuruta abantu. Imana yasogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Urumva, abaheshe kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira. Nuvuga ngo umwuka wera abana n'abizera kandi akababashisha guhamya. Noneho ikintu abizera dusabwa ni ukutaninira Mwuka, kutamubabaza no kutamuzimya ngo uducecekeshe abantu bagaragarwaho na Mwuka w'Imana. Ibi tubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 51 ndetse no mu rwandiko rwandikiwe Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 30, kimwe no mu rwandiko rwandikiwe Abatesalonike rwandiko rwa mbere igice cya 5 umurongo wa 19. Ni iki Mwuka akorera abizera rero? Afasha abizera. Yesu asobanura Mwuka Muziranenge yamwise undi ari byo bita Parakletos. Nkuko tubibona muri Yohana 14 umurongo wa 16, yashaka kuvuga ni mu ijambo ryo mu Kigiriki, yashaka kuvuga uwundi cyangwa se nk'umufasha, umurengezi, umujyanama. Rishobora no gusobanura umuvugizi cyangwa se umwunganizi cyangwa se uburanira abantu. Undi Parakletos wenyine wavuzwe mu byanditswe niwe Kristo ubwe. Niwe utuburanira cyangwa umuvugizi wacu imbere ya se. Bana banjye bato, uwo nguwo ni Yohana yandika mu rwandiko rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 1, mbandikiye kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Mu bushobozi bwe bw'umwunganizi, umuvugizi n'umufasha, Yesu aduhagararira imbere y'Imana akaduhishurira uwo ari we. Muri ubwo buryo nanone Mwuka atuyobora kuri Kristo akatugaragariza ubuntu bwe. Ibyo bisobanura impamvu Mwuka yitwa Mwuka w'ubuntu, nkuko bigaragara mu Baheburayo 10:29. Kimwe mu bikorwa bye by'ingenzi ni ugutangwa k'ubuntu bucungura bwa Kristo bwahawe abantu. Aha rero nuvuga ngo Mwuka wera afasha abizera, ariko akabafasha umujyanama utuma basobanukirwa n'igikorwa Kristo yabakoreye. Nanone atugezaho ukuri kwa Kristo. Urumva ni umwigisha, akomeza kutwigisha. Kristo yitaga Mwuka Muziranenge Mwuka w'ukuri. Muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 17 ndetse n'igice cya 15 umurongo wa 26 n'igice cya 16 umurongo wa 13. Aha ngaha Yesu yagaragaje ko uwo mwuka w'ukuri naza. Injye ntangazwa n'igihe abantu bavuga ngo itorero ngo ritagira mwuka, ngo rwose ngo bumvuga amategeko mwigisha isabato, ariko nta mwuka uvuga itorero ritagira n'uwuhe. Mwuka wera abana ni mwuka w'ukuri, abana n'abitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. None uwo mwuka w'ukuri uvuga ugira udahamya ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo utume wemera ijambo ry'Imana uhere mu itangiro kugeza mu byahishuwe, uwo mwuka wavuye. Hari igihe rero abantu bashobora kwihangisha w'ikitwa ngo ni mwuka wera atari we, noneho ugasanga ni imyuka yindi bayobora ariko atari umwuka wavuye mu ijuru. Zimwe mu nshingano ze ni ukwibutsa ibyo Yesu yavuze byose. Yesu yagaragaje ko mwuka w'ukuri naza azigisha azabibutsa byose, nta na kimwe cyo gutakara hasi. Ntabwo mwuka wera atoza abantu kugomera Imana, nibibaho. No kutuyobora mu kuri kose,
Yohana 16:13 ubutumwa bwe buhamya Yesu Kristo. Nk'uko tubona mu gice cya 15:26 Yesu yaravuze ati ntazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva byose nibyo azavuga, kandi azabwira ibyenda kubaho, wazanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Yohana 16:13-14. Nuvuga ngo Mwuka Wera ntabwo atuma itorero riba mu rungabangabo cyangwa se mu rujijo, ahubwo ribasha gusobanukirwa n'ibihe, bakamenya igihe barimo, igihe bagezemo n'ibiri imbere. Nuvuga ngo nicyo umwuka buhanuzi umara. Itorero rikamenya aho rigeze. Iyo tubona ibintu biba, ntabwo itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi risa n'iriheze mu rungabangabo, ahubwo rifite umurongo, ribasha no kumenya ibiri kubaho biganisha. Mbabarira mvuga iryo jambo muvandimwe, nuvuga ngo ubaye uri mu itorero ukaba utareba ibiriho, uba ufite ikibazo cyo kubura Mwuka Wera. Mwuka Wera uyobora abizera, akabereka ibyahise, akabereka ibiriho, nuvuga ngo bajya mu by'amateka, bakabasha kumenya n'ibisigaye, kugira ngo umuntu w'Imana amenye urugendo arimo aho rugana. Itorero ry'Imana ryahe Mwuka Wera, rihabwa umwuka w'abahanuzi wo kugira ngo ribashe kumenya uko ryitwara muri ibi bihe, mu gihe isi yose ihangayitse, mu gihe hariho ibyorezo bidakira, mu gihe hariho imitingito, mu gihe hariho intambara z'urudaca, mu gihe hari imyuzure idasanzwe. Mwuka w'Imana yahishuye hakiri kare ko ibyo ngibyo ari ibimenyetso abana b'Imana bazarara bakubura amaso yabo bakarindira gucungurwa. Noneho abandi ugasanga bavuga bati nyabuna mureke tugarukire Nyabingi, mureke tujye kwa Ryangombe niyo watanga intsinzi. Reka da, Mwuka w'Imana yahishuye hakiri kare uko ibintu bizaba bimeze, kugeza avuga ati abantu bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana baribure. Kubera iki se? Kubera ko bahanze kwakira Mwuka Wera kugira ngo ayobore ubugingo bwabo. Ndetse tukabwirwa yuko Mwuka watanzwe ku munsi wa Pentekote wahagurukije umurimo agereranywa n'imvura y'umuhindo. Abagomba gusoza umurimo bakaba bagomba guhabwa Mwuka Muziranenge ku rugero rukwiriye, inkubwe ebyiri ugereranywa n'imvura y'itumba, kubera ko ari igihe gishishana, igihe cy'ubuhakanyi budasanzwe. Ibyaha byariho mu gihe cy'Isodomu n'Igomora bizagaruka, ibyaha byatumye umwuzure uza mu isi bizagaruka, bize byose byikusanije. Ibyaha byatumye za Tiro na Sidoni zikurwaho bizaza bizire rimwe. Iyo nkubiri y'ibibi byose abana b'Imana bakaba bagomba guhagararamo hagati bashikamye bafite Umwuka w'Imana, imbaraga idasanzwe, dunamis, nivuga ngo imbaraga irenze y'urutambi ibasha gutuma banyeganyeza isi. Noneho bikagera nk'igihe cy'umwavuga ngo ba bandi bubitse isi bageze hano. Abantu b'Imana tugomba kumenya ko iminsi turimo ni iminsi ikomeye, ni iminsi isaba abantu, abagabo nyabagabo, abagore bagabo, bagomba guhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana bayobowe na Mwuka Wera kandi bafite ukuri kw'Imana. Nanone ikindi twareba ngo atugezaho Kristo. Ntabwo atumurikira ku bijyanye na Yesu gusa, ahubwo anatuma Kristo abana natwe. Amen. Rwose anatuma Kristo abana natwe. Yesu yaravuze ati ikizagira icyo cyamarira ni ukugenda, kuko nintagenda umufasha ariwe Mwuka Wera atazazaho muri, ariko ningenda zamuboherereza. Hano rero kujya mu ijuru kwa Kristo byari amahirwe ku itorero kugira ngo Mwuka Wera aze noneho agaragaze umurimo we. Yesu yagaragaje ko atadusize nk'imfubyi. Ibyo ngibyo ni isezerano. Igihe Kristo yahindukaga umuntu, Mwuka Muziranenge yazaniye Kristo umuntu umwe gusa, niwe Mariya. Mwumve, igihe Kristo yahindukaga umuntu, Mwuka Muziranenge yazaniye Kristo umuntu umwe gusa, ariwe Mariya. Ku munsi wa Pentekote Mwuka yahaye Kristo watsinze abantu bose. Mwumve, hano hantu harimo agakroze gakomeye cyane. Reka nongere ngasubiremo. Mwuka Muziranenge ahagarariye Kristo, ariko nta kamere muntu afite kandi abaho mu bwigenge. None ngo igihe Kristo yahindukaga umuntu, Mwuka Muziranenge yazaniye Kristo umuntu umwe gusa, ariwe Mariya. Ku munsi wa Pentekote Mwuka yahaye Kristo watsinze abantu bose, nuvuga ngo abasha gukora mu bantu bose icyarimwe. Amasezerano ya Kristo ngo sinzakureka na rimwe kandi sinzavaho, aboneka mu Yohana 13:5. Kandi ati kandi ni kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yesu aravuga noneho abantu bose muri rusange, ntabwo ari muri cya gihe yavukiraga muri Mariya gusa ari umwe, oya, ahubwo noneho ni igikorwa kiri gukorerwa isi yose. Ndetse no mu gihe yabambwaga yavuze ngo nimanikwa hejuru y'isi nzereza abantu bose. Urumva uburyo igikorwa kiri gukorerwa isi yose. Noneho arangira avuga ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ubwo aravuga abizera, abantu bemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibi biri muri Mateyo 28:20. Yashohojwe na Mwuka Muziranenge iyo ngingo cyangwa se iyo misiyo ya Kristo. Kubw'iyo mpamvu isezerano rishya riha Mwuka Muziranenge izina rishya atigeze ahabwa mu isezerano rya kera. Niyo mpamvu mu Filipi igice cya 1:19 havuga ngo ni Mwuka wa Kristo. Nk'uko data n'umwana batuye mu mitima y'abizera ku bwa Mwuka, ni nako uburyo bwonyine bubashisha abizera kuguma muri Kristo buboneka muri Mwuka Wera.
ngo udafite umwuka wa Kristo ntashobora kuguma muri Kristo, nibishoboka. Ikindi rero akora, ayobora noneho ibikorwa by'itorero cyangwa se by'umuryango w'Imana. Nk'uko Mwuka Muziranenge atugezaho Kristo, ni nako ari nawe uhagarare Kristo ku isi, niwe muyobozi w'ikirenga ku birebana no kwizera n'amahame. Hari igihe rero umuntu ushobora gusanga avuga yigize ngo jewe ngo mumenye ko ngo ari jewe ngo mfite ijambo rya nyuma. Twabonye n'abigishwa nabo ngo niyo mpamvu duhamanyije na Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe ubasha gufasha kugira ngo umurimo w'Imana ubashe gusigasirwa, ubashe kugira ireme, ubashe kugira umurongo muzima. Ikimenyetso shingiro Mwuka Wera akoresha cyangwa se ikintu cyifashishwa kugira ngo itorero ry'Imana riyoborwe neza ni Bibiliya. Igihe cyose abantu bashobora kwirengagiza Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana rigashyirwa ku ruhande, ujye umenya ko bamaze gutandukana na Mwuka Wera. Igihe ijambo ry'Imana ryatangiye kugira aho riteshwa agaciro, ugasanga wenda bavuga bati cyakora iki gice nitucyemera. Dore ubu ngubu isi ifite na gahunda, usanga bamwe bapropoza bavuga bati hari ibice bikwiye kuvanwaho. Hari ibintu biriya bivugwa by'irema, itangiriro biriya ntibyabayeho, isi maze amamiliyari n'amamiliyari, biriya byo kuvuga ngo Imana yararemye icyumweru kirema bikwiye guhanagurwa bikavaho. Ni filozofi, ni ibitekerezo byashyizweho n'abantu utamenya iyo bavuye. Uzamenye ko igihe habonetse inyigisho itesha agaciro ijambo ry'Imana, uwo ni umurongo Satani ari kuzana mu isi. Abandi bashobora kuvuga batari ko rero buriya ibintu bijyanye n'amategeko, biriya bintu n'uwashaka nawe yagiraho amategeko yo korohereza abantu bitewe n'aho isi igeze. Wenda n'amategeko 10 akaba yavaho, akaba hajyaho itegeko rivuga riti rwose urajya ushaka abagore wumva ushaka, umuntu azajye aryamana n'itungo niba bishoboye, rikaba ari itegeko rya 2. Ugasanga iburyo bwo koroshya umuntu azajye yambara uko abyumva, nashaka yambere n'ubusa, ibyo biramureba, ibyo bakaba amategeko. Ariko ati icyupfa usenge, icyumfa ujye wumva yuko Imana n'ubundi gushima kuko niyo yahaye abantu umudendezo kwitiramo ibyo bashaka. Uburyo bwo kugerageza kuminimiza cyangwa se gupfobya, gutesha agaciro amahame y'ukuri asanzwe, ibyo Satani igihe yabizanye ukabona abantu banabishyigikiye. Ndetse biranashoboka ko umuntu hajya kumva ati uyu ni dogiteri, ni bishop, uyu yarangije theology mu bijyanye n'iby'iyobokamana, ariko ugasanga ni hakanamana, rikaba ryitwiyobokamana ari hakanamana. Ibyo byose rero ugomba kubyitondera ukagenzura. Bana b'Imana ni muririmbe muyikuza, hahirwa baba maso mukarinda gutandukana, nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Mwuka Muziranenge yari mu buyobozi bw'itorero ry'intumwa mu guhitamo abakozi. Itorero ryabowe na Mwuka Wera binyuze mu masengesho no kwiriza ubusa. Ibi tubona mu byakozwe no mu gice cya 13 umurongo wa 1 kugeza wa 4. Abatoranijwe bari bazwiho kuyoborwa na Mwuka. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kibivuga neza, bavuga ati mutoranye abantu bafite Umwuka Wera kandi bafite n'ubushishozi. Nanone Paulo yibutsaga abayobozi b'itorero ko bahawe izo nshingano na Mwuka Muziranenge. Ibi tubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28. Mwuka Muziranenge yagize uruhare rufatika mu gukemura ibibazo bikomeye byahungabanyaga ubumwe bw'itorero. Bibiliya ivuga imyanzuro yafashwe n'inama ya mbere y'itorero mu magambo akurikira. Ibi tubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 28, aho bavuga ngo byabereye byiza Mwuka Muziranenge natwe. Bigaragara ko inama bari bayirimo bashorewe na Mwuka Muziranenge, niwe wayoboraga ibitekerezo byabo, inama zabo. Noneho ikindi tubona rero, Mwuka Muziranenge aha itorero impano zihariye. Ntabwo abagize umuryango w'Imana cyangwa se itorero bafite impano zisa naho ari zo gupfunyika no guhambira ngo zigende zikirwa mu giseke zikirwa hariya. Oya, aha itorero impano zihariye. Mwuka Muziranenge yahaye impano zihariye ubwoko bw'Imana. Mu bihe byo mu isezerano rya kera, Mwuka Muziranenge yaje ku bantu bamwe, abaha imbaraga zidasanzwe kugira ngo bayobore abandi, babohore Abisirayeli. Ibi tubibona mu Bacamanza igice cya 3 umurongo wa 10. Nabwo tugomba kumenya ko Mwuka Wera yakora guhere ku kuremwa kw'isi. Nkuko twayibonye mu cyigisho gishize, yari ariho niwe wagiye afasha abantu akabayobora mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ndetse no mu Bacamanza 6:34 ndetse n'igice cya 11:29, ndetse bahabwa n'ububasha bwo guhanura mu Kubara 11 umurongo wa 17.
n'umurongo wa 25 n'umurongo wa 26 ndetse no mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 23 umurongo wa 2. Urumva Mwuka wera niwe wabashishaga abantu kugira ngo bahanure. Mwuka yaje kuri Sawuli na Dawidi ubwo basigagwa amavuta nk'abayobozi b'ubwoko bw'Imana. Ibyo byabaye ku mugaragaro mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa 6. Nanone kandi tubona ku bantu bamwe Mwuka yabahaye impano z'imyuga n'ubukorikori zidasanzwe. Tubibona mu Kuva igice cya 28 umurongo wa 3 ku bantu bubatse ubuturo bwera. Mwuka w'Imana ngo niwe wagombaga kubana nabo kugira ngo bazabashe kubaka ubuturo bwera mu buryo buhuje n'igishushanyo mbonera cy'ijuru. Ndetse n'igice cya 31 cyo Kuva umurongo wa 3, igice cya 35 umurongo wa 30 kugeza umurongo wa 35. Twitegura rero kugana ku musozo. Mu itorero rya mbere naho ni ku bwa Mwuka Muziranenge Yesu yabahaye impano ze aziha abizera. Mwuka yabasaranganyije izo mpano uko yabonaga bikwiriye, kandi ibyo byose byari kubw'inyungu z'abantu bose, bitari ku nyungu z'umuntu umwe runaka cyangwa z'agatsiko runaka. Ibi ngibi tubona mu byakozwe mu gice cya 2 umurongo wa 38 kimwe no mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 12 umurongo wa 7 kugeza 11, ahagaragaza ko impano zitangwa mu itorero ari zo kugira ngo zunganirane nk'uko Imana yahaye ingingo umubiri w'umuntu kugira ngo ingingo zose zibashe kunganirana. Ntabwo akaboko gashobora kurwanya akaguru, ntabwo ijisho rishobora kurwanya urugingo runaka, umunwa oya, ahubwo urugingo rwose nk'uko rubasha kufasha ku mubiri, ni nako impano zatanzwe mu itorero kugira ngo zibashe kunganirana mu murimo w'Imana. Yatanze imbaraga itangaje kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza kugeza ku mperuka y'isi nk'uko twagiye tubibona. Kuzura imitima y'abizera. Igihe abantu bamaze kwemera Kristo no kumwakira, Mwuka Muziranenge niwe uzajya agaragara ko yamaze kuzura ubugingo bwabo. Pawulo yabajije ikibazo abigishwa muri Efeso ati, mwakiriye Mwuka Muziranenge ubwo mwizeraga? Ni ikibazo yabajije. Iki tukibona mu byakozwe n'umwa igice cya 19 umurongo wa 2. Igisubizo batanze baravuze bati icyo kibazo ntabwo rwose ibyo tubwiye bya Mwuka ntituzi niba nabaho. Icyo kibazo rero gihora ari ingenzi kubizera bose. Mbese mumaze kubatizwa, mumaze kwinjira mu muryango w'Imana, mbese Mwuka wera yayoboye ubugingo, mwigeze mwakira Mwuka wera kugira ngo abere umuyobozi, cyangwa mwabayemo nk'abashungereye n'abakurikiye ibikorwa gusa? Icyo kibazo tugomba kugitekereza. Ubwo bamusubizaga ko atari uko byagenze, yabarambitseho ibiganza maze bakira umubatizo wa Mwuka Muziranenge. Nivuga ngo bagira kwizera muri bo kandi banemera ko Mwuka wera ari uzajya uyobora intekerezo zabo. Uru rugero rwerekana neza ko kwemezwa icyaha bitewe na Mwuka Muziranenge no kumwakira akuzura imibereho y'umuntu ku giti cye ari ibintu bibiri bitandukanye. Yesu yibanze ku kamaro ko kubyarwa n'amazi na Mwuka, nk'uko tubibona mu kiganiro yagiranye na Nikodemu kiboneka muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 5. Mbere gato yuko asubira mu ijuru, yasabye abizera b'igihe cyajyaga gukurikiraho kubatizwa mu izina rya Data, iry'Umwana n'irya Mwuka Muziranenge. Ibi tubibona muri Matayo 28 umurongo wa 19. Impamvu twabonye ko ibi Kristo yabivuze, Mwuka Muziranenge hano Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera bagaragaye mu gihe cyo kuremwa k'umuntu kandi no mu gihe cyo gucungurwa bafatanyije umurimo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati rero Data wa twese, Umwana na Mwuka wera n'ubundi bakomeje guherekeza umuntu kugeza ubwo azataha mu rugo, kugeza ubwo azagera mu ijuru. Aribwo yavuze ati ngiye kubategura hanyu kugira ngo hondi namwe muzabeyo. Mwuka wera afite umurimo agomba gukora, kandi Kristo akabana n'itora agaherekeza abizera muri urwo rugendo. Data wa twese nawe agakomeza kubana n'ibiremwa bye. Hano rero ngo akoresheje umuhamagaro usaba abizera kuzura Mwuka wera, nicyo ijambo ry'Imana ryakomeza kuvuga nk'uko tubona mu Efeso 5:18. Mwuka Muziranenge araduhindura akaduha ishusho y'Imana, ari nako akomeza gukora umurimo we wo kweza, kandi uwo murimo watangiye igihe twavukaga ubwa kabiri. Imana yadukijije kubw'ubuntu bwayo mu kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha guhindurwa bashya na Mwuka Muziranenge uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo uwo mwuka ducunshumurirweho. Tubibona mu rwandiko rwandikiwe Tito igice cya 3 umurongo wa 5 no 6. Kubura kwa Mwuka Muziranenge niko guca intege umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ushobora kuba uri umuntu uzi byinshi, ushobora no kuba ufite impano, ukamenya kuvuga neza, ukagira impano zose karemano cyangwa izo ugenda wunguka, ariko udakoreshejwe na Mwuka Muziranenge cyangwa se na Mwuka w'Imana, nta mutima n'umwe wakorwaho, nta n'umunyabyaha n'umwe wagarukira Kristo. Nubwo ushobora kuba uri umuntu ufite impano rwose karemano, kavukire, ufite ibintu byinshi, ariko bitabasha kugenda ngo bigwe ku cyaha bitsinde bitewe n'uko udafite Mwuka w'Imana. Nyamara izo mpano rero iyo zihurijwe hamwe,
muri Kristo, abantu bakemera ko ari impano za Mwuka Muziranenge, abanyantege nke n'abaswa muri abo bigishwa bazahabwa imbaraga. Izo mbaraga ziturutse kuri Mwuka Muziranenge, maze izo mbaraga zizabasha kugenda zicengere zumvikane mu mitima y'abantu. Imana izabagira imiyoboro ishobora guhindura byinshi aho ariho hose mu isanzure. Mwuka Muziranenge ni ingenzi. Guhinduka kose tugira ku bwa Kristo ni imbuto za Mwuka Muziranenge. Nk'abizera tugomba guhora tuzi neza ko nta kintu icyo ari cyo cyose tubasha gukora tutayobowe na Mwuka Wera, nkuko tubona muri Yohana 15:5. Uyu munsi Mwuka Muziranenge araduhamagarira kumenya impano itangaje rukundo Imana igaragariza mu mwana wayo. Araduhamagarira kutanira ugahamagara kwe, ahubwo tukemera inzira yonyine itubashisha kwiyunga n'Imana Data yuje urukundo n'imbabazi. Imana idufashe kugira ngo muri uyu mwanya twumva iri jambo. Mwuka w'Imana abane na buri wese. Reka Mwuka w'Imana akorere mu ngingo zacu. Mwuka w'Imana aduhe kugira ngo twumvire ubushake bw'Imana. Mwuka w'Imana aduhe kugira ngo twumvire ijambo ry'Imana, twe kurwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kristo niyerekanwa, yaba nawe tuzabashe kumusanganira. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.